koherereza umuntu ibintu mu buryo bw'umwuka. Umwe wumva ngo umuntu bamutereje amahembe, bamutereje nyabingi, bamutereje ibiki, ibyo biri mu buryo bw'umwuka. Cyangwa abanyamadini batamadayimoni yamufashe. Imizimu ntibazi no kuvuga abazimu. Imizimu ntabwo ari ikinyarwanda, ni abazimu. Abazimu bamufashe, bamuteye. Ibyo ni mu buryo bw'umwuka. Bizanavurwa rero nabwo mu buryo bw'umwuka mu cyo twita imitongero. Ibyo hanini bikoreshwa imitongero cyangwa imiti ikoresha imitongero nk'icyuko, kuka. Urumva ndakubwira ko nizi by'ubuzima bwo mu mutwe. Ijuru riri mu mitima yacu, ijuru riri muri wowe muturanyi wanjye, uri umuzimyamuriro. Ariko hariya bazakubwira yuko nka Yesu wansindagiragamo yazanye inkota kuyishyira hagati y'umwana n'umubyeyi, kandi umwana n'umubyeyi nindatandukanywe, hagati y'umuturanyi n'undi ubakunda ntabwo ari uwanjye, ariko urapfa iki ko abakunda? Mu rukundo harimo ikibi. Iyo nkota iramara iki hagati y'abantu n'ibintu? Ariko twebwe Imana y'u Rwanda ndayifite, nawe urayifite. Niyo mpamvu mbwira abantu Imana y'u Rwanda ihorana nawe. He kugira umuntu uza kukubeshya ngo ngwino tujye mu butayu gushaka Imana. Imana ntishakwa. Abantu bamaze gutatira i Rwanda ku mutima, Imana y'u Rwanda, noneho bashatse Imana y'ahantu runaka. I Rwanda ubundi hari hose. Ni nayo mpamvu bavuga kera abana bakijya kwiga mu Burayi ariyo bakijyayo, umuntu yavagayo yagera ku mubyeyi we ati uko mwana wa mu Rwanda rwiyo baraho, wabonye se ari ahantu h'i Rwanda? Ni ukuvuga wabonye ari ahantu hazima. Ni ukuvuga n'ahandi ni i Rwanda. Iyo tuvuga Imana y'u Rwanda ntabwo tuba tuvuga Imana y'Abanyarwanda gusa, ni Imana y'abantu bose. Ariko ikitwa iy'i Rwanda kuko wumva icyo u Rwanda bivuze. U Rwanda narwo ubwabyo biva ku nshinga kwanda, bivuze kwaguka bitagira imbibi. Niwo murage w'Abanyarwanda, gusa abantu baragutse. Reka tugaruke mu ndwara cyo kuvura hano. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese. Kubera nari maze kugaragaza igisobanuro gishya cy'umuntu, mvuga ko umuntu ari ndatandukanye ubugira kabiri. Bwa mbere nawe ubwe kuko ni nyabutatu, agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Ahari murabibona mu kirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Niyo iyi logo ubona aha ngaha, spirit soul and body. Ubwo abafata amashusho baragira uko babigira. Ni ukuvuga nari maze kubona yuko umuntu ashobora kurwara indwara yitwa iyo mu mutwe, ariko no mu mwuka we bikagiramo ingaruka, no mu mubiri we bikagiramo ingaruka. None uyu muntu aravurwa mu mutwe gusa, mu mwuka haraba hande, mu mubiri haraba hande. Umuntu akarwara indwara y'umubiri, reka nguhe urugero rwa bugufi, ariko ikagera ingaruka zayo zikagera no mu mwuka no mu ntekerezo. Noneho rero waravurwa mu mubiri gusa, umuvuye igice. Urugero rwa bugufi, malariya. Abantu benshi cyangwa twese turayizi, n'indwara y'umubiri ifata umubiri, bode yibifatika. Hanyuma iyi virus nako ariko ni nashaka nabivuga gutyo, ubu bwandu watewe n'uriya mubu utera malariya bukakujyamo ukarwara, byinjiriye mu mubiri. Ni ikibazo cy'umubiri, no kubivura no kubipima ni mu mubiri. Ibinini cyangwa inshinge runaka bari buguhe ni mu mubiri. Ariko uzasanga uyu muntu urwaye malariya avuga ati, ubwo ndavuga muri iki gihe, ni mutume kuri pasiteri runaka nsengera. Abanyarwanda bo malariya banayise ubuganga, batarayisobanukirwa. Umuntu yafashwe n'umuriro, umuntu arimo kumagara iminwa mu buryo budasanzwe, ubundi agakonja cyane, bati uyu muntu agomba kuba yinjiriwe, afite ubuganga, afite ubwandu bwamwinjiyemo, ariko ntibazi ubwo ari bwo, babyita ubuganga. Niho bise malariya ubuganga. Ni ukuvuga byari undefined disease, ni indwara abantu batarasobanukirwa, noneho bayita ubuganga. Noneho rero nubwo yarwaye gutyo, ariko ati mutume kuri pasiteri runaka nsengera. Icyo gihe babwiraga abaganga huzi, uyu muntu baze bamuganga hure, bamukubita icyuhagiro. Ni spiritual, ni mu buryo bw'umwuka, mu buryo bushingiye ku muco, nyamara ni ikibazo cy'umubiri. Bivuze ngo mu mwuka we yakozweho, yihebye. Iyo umuntu yihebye, imbaraga tuzikura ku Mana. Niyo mpamvu umuco w'u Rwanda wubakiye ku birango bitatu by'ingenzi: Imana, inka n'ingoma. Udafite Imana buryo ukurusha Imana bakurusha byose. Nabari abanyazi icyo badutsindishije ni ukuza batubwira tubazaniye Imana. Na n'uyu munsi nawe urimo kuntsindagira iyo Bibiliya, urantsindagira uwo Yesu nkaho nge ntagira ibyanjye.
wowe wumva ko hari icyo bakurushije, nawe urimo urabinsindagira kandi nawe utanabizi. Niyo mpamvu Imana mu banyarwanda tuyishyira nyambere, kandi buri gihe iyo tubanje Imana ibintu byose turabitsinda. N'umunyarwanda ushaka gutsinda umwaka aravuga ati nabanje Imana, ubwo akaba yatsinze umwaka n'ikibi cyose, akaba atsinze akabi. dukomereze hahandi mushyira kuvura indwara zingahe? Oya, wimbaza zingahe? Ubuvuzi twatangije n'ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese. Ni ukuvuga twaje tuje gukemura icyo kibazo. Mu gihe wa muntu yararwaye malaria agatakuza kumusengera cyangwa umuganga ahura, burya ni intabaza yo kwerekana ko no mu mwuka hakozweho. Agataka kuvuga ngo ariko kuki mutabwira runaka ngo azaza nsure, hari mu bitaro, ari kuri kwariteme cyangwa mu diakini zigitangwa, noneho ngo mubwire runaka aza nsure. Ibyo ni ukubana, kubaho ni ukubana. Yakabaye abana n'ibinini kuko ibinini arabifite, afite n'abaganga bamukurikirana, hanyuma aravuga ngo runaka ngo ntiyaje kumusura kugira ngo bigende bite. Ni intabaza yo kwerekana yuko akeneye kwa kubaho ko ari ukubana, akeneye abantu bamubanira. Iyo umuntu yagusuye wari urwaye akakuganiriza, abantu benshi barabizi, wumva ugize akabaraga ukumva urakize n'imiti ugiye kuva no mu bitaro. Kubaho ni ukubana, akeneye abandi, ariko abandi divide and rule. Uko kubana baje babicamo, tubagabanye, tubacemo ibice, hanyuma tubategeke, twumva ko ntawe ukibanira undi. Ubuvuzi rero twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, mu mwuka we, intekerezo n'umubiri, kandi bishingiye ku muco. Nujya no mu bugangahuzi bw'abakurambere bacu urasanga ibyo bintu bari babifite, keretse ko batabivugaga batyo nk'uko nge nabyubatse mu buryo bw'ubumenyi bwa science kubera ubwo bushakashatsi nakoze. Urugero, umuntu arwaye amahumane, barangiza bakamuha umuti w'amahumane wo kwisiga. Amahumane ni indwara y'uruhu, ikibazo kiri body based, cyubakiye ku mubiri. Abantu badukurikira bambabarire, ntabwo ari uko vanga indimi cyane, ariko ndatinya ko hari ikinyarwanda ndi bunavuge abantu bagasigara, wenda bagapfa gushakira muri utu twongereza natwo batazi neza. Noneho ikaba ari indwara ishingiye ku mubiri, amahumane, bakaguha umuti wo kwisiga, wakaba wisiga gusa bikarangira. Ariko mu kinyarwanda nta miti itagira imitongero. Ni ukuvuga buri muti urawukoresha ukanavuga, hari amagambo yabugenewe y'imihango y'imigenzo ukawukoresha. Uti n'urugero nsinza akabi, ugakaraba ukirenza uti nsinza akabi. No mu ntekerezo zawe n'ibijyanye n'imitekerereze urumva koko kutsinza akabi. No mu mwuka wawe haratekana kuko uzi ko watsinza akabi. Hanyuma n'umubiri nawe urakira vuba kuko ubwirinzi bw'umubiri bwazamutse ngo burwanye icyateye mu mubiri. Urimo kumva iki kintu? Nibwo buvuzi twashingiyeho, nibwo buvuzi dukora. Ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, umwuka, intekerezo n'umubiri, kandi mu buryo bushingiye ku muco. Aho rero ibyumbaza by'indwara urasanga nta rutonde, kuko n'indwara itariho uyu munsi ishobora kuza, ariko tuzakora muri ya gahunda y'ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa, tumenye ngo turayishakira. Hari indwara nyinshi, hari izindi maybe abantu bashobora kuvuga ni ibirozi, umuntu bamuroze, we ngo mwamuvura gute? Hari biterwa n'ubwoko bw'amarozi. Hari ibiryano, ubwo tuzarutsa cyangwa duhitishe. Kurutsa ibyo umuntu yari yariye abiruke, ibyajyaga kumuhitana guhitwa tubimuhitishe, bimuhite guhitwa. Hari ibikurimo biguhite ariko bitaguhitanye. Urumva n'icyo kinyarwanda kirakomeye. Hanyuma hari ibihuherano. Ubuhuherano byo bita mu gifaransa amvute cyangwa ansorsorore, koherereza umuntu ibintu mu buryo bw'umwuka. Umwe wumva ngo umuntu bamutereje amahembe, bamutereje nyabingi, bamutereje ibiki. Ibyo biri mu buryo bw'umwuka. Cyangwa abanyamadini batamadayimoni yamufashe. Imizimu, ntibazi no kuvuga abazimu. Imizimu ntabwo ari ikinyarwanda, ni abazimu. Abazimu bamufashe, bamuteye. Ibyo ni mu buryo bw'umwuka. Bizanavurwa rero nabwo mu buryo bw'umwuka, mu cyo twita imitongero. Ibyo hanini bikoreshwa imitongero, cyangwa imiti ikoresha imitongero nk'icyuko, kuka. Urumva ndakubwira ko nizi iby'ubuzima bwo mu mutwe. Sogokuruza namubonaga umuntu aje yirukanka yasaza arwana agira ate, agafata icyuko cye akakimwuka agatongera, ukabona arahwamye aratuje, ntakomeje gutera amahane. Ibi bintu giye binanire mfite uwo murage nanaminuje muri ibi ndabihuza, kandi uyu munsi wa none turagangahura bikagangahurika. Wabyumvise? Hanyuma rero hari n'indwara z'umubiri. Tuvuga umuntu arwaye amibe,
indwara ya amibe irazahaza abantu benshi, nta nubwo abantu bazi kugira ingaruka nk'izigira uyu munsi wa none. Umuntu ashobora kugira ubugumba biturutse kuri amibe, ashobora kugira umutwe udakira biturutse kuri amibe, ashobora kurwara umugongo udakira biturutse kuri amibe, ashobora kugira ikibazo cyo kubaka urugo biturutse kuri amibe n'ibindi bitandukanye. Ariko dufite umuti uvura amibe kuva mu mwaka w'2012. Uwo uzaba ari umuti w'ibifatika, ni umuti ugenda ukanywa ku rugero runuru twaguhaye bitewe n'ibiro byawe, bitewe n'imyaka yawe. Ni ukuvuga indwara zo mu buryo bw'umwuka zivurwa mu buryo bw'umwuka, indwara zo mu buryo bw'umubiri zikavurwa mu buryo bw'umubiri, indwara zo mu buryo bw'intekerezo zikavurwa mu buryo bw'intekerezo. Hari indwara umuntu ashobora kuvuga cyangwa ibirozi akavuga ngo umuntu bamuteye inyatsi, ese ibyo bintu bibaho? Reka tubanze twumve inyatsi icyo ari cyo mu buryo bw'inkomoko y'ijambo. Wari ufite ibintu, hagira ikintu kibikwambura, kirabikwaka, biva ku nshinga kwambura, kwaka umuntu ibyo yari afite. Ariko ntabwo ari ibintu bifatika, ikikwambuye ntikigaragara. Ntabwo ari umuntu mwagendanye ngo cyangwa wagurije ngo akwambure. No kwambura nabyo hari igihe bizamo ibyo ngibyo. Kuki abuguriza bose bakwambura? Aho ngaho uba ufite inyatsi. We ntuguriza n'umuntu ngo akugarurire ibyawe. Nicyo rero abanyarwanda bise inyatsi. Barareba babona umuntu ataremya, no kuvuga atagira icyo ageraho mu buryo bufatika, baravuga bati uyu muntu agomba kuba afite ikimwamburira. Icyo bakita inyatsi. Inyatsi ariko je uko nyisobanura ni nako abanyarwanda babivuga, ikaba iri mu buryo butandukanye. Hari inyatsi yo mu bitekerezo byawe, kuko udafite ibitekerezo bihamye n'imboneza bitekerezo ukoreraho philosophy mu byo ukora, bigatuma ibyo ukora bitarambuka, abona bipfira mu nzira ntumenye ibyo ari byo. Aho tuzagupfumurira mu buryo bw'intekerezo, tugukorera icyo twita psychological guidance. Ni ukuvuga kukuyobora mu buryo bw'intekerezo, ukagira ibitekerezo bihamye kandi biri ku murongo, ukagira gahunda nteganyo y'ibikorwa byawe ihamye, none abikurikirana neza uzabigeraho. Iyo ni inyatsi yo mu bitekerezo, abenshi baranayirwaye bakavuga bati baraturose. Ariko iyo uje hano ngucira mu maso nkakubwira nti byo sibyo, dore ahubwo bimeze gutya na gutya, boneza intekerezo zawe, hindura ibintu mu myitwarire yawe idahwitse, dore uraya mu byo ukora, nugenda ukagira urutya bizagenda gutya. Tukakunyuza no muri gahunda y'ivumbura mpano mu muntu, genda ukora ikintu cyo gihuye n'impano yawe, ureka kujahagurika mu bintu bitari ibyawe, uzaremya. Abantu benshi bakora n'ibintu bidahuye n'impano yabo, aho ni mu mitekerereze. Hari n'inyatsi yo mu buryo bw'umwuka. Umuntu afite ibimwamburira kubera ko atagikurikiza umuyoboro w'abakurambere be, yataye umuco. Utagira abakurambere, umugani uratubwira ngo igihugu kitagira abakuru kirumba ari indaru, abantu bakararuka. N'uyu munsi wa none dufite urubyiruko rwinshi rwararutse, igihugu kirarwana n'abantu bajya mu biyobyabwenge n'urubyiruko benshi, kubera iki? Nta bakuru bareberaho, nta burere bufite uburutu buvuke babonye, babuze kirera, barararutse. Igihugu kitagira abakuru kirumba ari indaru. Indaru ni ibintu byinshi birunze aho ngaho, ariko utamenyamo icyagukiza. Igihugu cyacu kirakize cyane, Afrika yacu irakize cyane, n'umukuru w'igihugu ahora bivuga, ariko ni ibintu birunze aho abantu batazi icyabakiza.